Claude yadusigiye ijambo rikomeye, abonye abaje kubica baje, yaravuze ngo twiyeze. Yabonaga amaherezo atangiye nyine aho bagana, yumva ko adashobora kugana Imana atera adakeye, kuko Yesu yabivuze ngo hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana. Yarazi rero aho agiye ni amahoro. Natwe rero kubera ukwemera n'ukwizera dufite, turangamiye ijuru, nubwo tureba imva ariko itwibutsa ijuru, ko bacu nubwo imibiri yabo iri hano, roho zabo ziri mu biganza by'Imana. Rero kwiyeza navuga kwera, cyangwa se ni umugambi w'Imana kuva kera, ngo yadutoranyije mbere y'uko isi iremwa ngo tube abatagatifu n'abaziranenge muri Yezu Kristo mu rukundo. Ubwo rero ni umugambi kuri twese kuba abere, kuba abatagatifu, kuba abaziranenge. Ariko Imana yonyine niyo ishobora gutuma dukya. Cyo gituma mu byahishuwe hari aho Yohani abaza umwe mu bantu mu bakuru, niba ari abakambwe, icyo abantu yabonaga aba ari bo n'aho baturutse. Arabwira abantu baturutse mu kigeragezo gikomeye cyane,
bameshe amaraso yabo, amakanzu yabo mu maraso ya ntama. Rero navuga ko abavandimwe nabo urupfu bapfuye, amaraso yabo amenwe, navuga ko bishushanyije na Kristo nabo watumeneye amaraso. Nicyo gituma muri uyu munsi wo kubibuka tunabahuza na Kristo kugira ngo amaraso yabo yamenetse yivange n'aya Kristo atanga ubuzima, maze ayabo nayo ashobore kugira uruhare mu gukiza isi. Urupfu bapfuye rwishyire mu rupfu rwa Kristo kugira ngo rushobore gukiza isi. Byaba bibabaje ko twapfushije abantu ariko bagapfa ubusa, urupfu rwabo rugapfa ubusa. Ntabwo urupfu rwabo rugomba gupfa ubusa, kubera ko hari uwadubanjirije Kristo, urupfu rwe rutanga ubuzima, n'urupfu rw'abacu duhamagarirwa kurutura kugira ngo rushobore gutanga ubuzima. N'imibabaro bagize tuyihuze n'imibabaro ya Kristo itanga ubuzima, ndetse n'imibabaro yacu. Buri wese afite imibabaro, hari abafite ku mubiri, hari abayifite ku mutima. Byose tubiture Nyagasani uyu munsi, dutura abacu, tubagira ituro aho kugira ngo babe umutwaro kuri twebwe. Byaba bibabaje ko batubera umutwaro duheka oya, ni ituro, ahubwo tubature Nyagasani kugira ngo abakire, akomeze babe mu rukundo rwe, natwe dukomeze urukundo batangiye. Kandi nk'uko Petero anabivuga, urukundo dukunze, urukundo ngo rutwikira ibicumuro bitabarika. Rero numva ko icyo abacu batwifuriza, kubera ko cyatumye bagera hariya, ni uko habanje urwango rubyara ubwicanyi. Icyo batubwira rero ni uko tutafata iyo nzira, ahubwo twafata inzira y'urukundo rutanga ubuzima, kuko natwe tudakunze turatanga urupfu, tudakunze ndetse turaba turi n'abapfuye duhagaze. Nk'uko Yohana bivuga, udakunda mugenzi we aba yarapfuye ahagaze. Kandi udafite urukundo, uwanga mugenzi we ngo aba ari umwicanyi, kandi umwicanyi ntagira uruhare mu bwami bw'ijuru. Ibyo twasengera rero ni uko twebwe twaba bazima kubera urukundo Nyagasani ashaka kuduha ku bwa roho we. Ikindi ni uko nubwo turababajwe, dufite abatubabaje, ariko uyu munsi ni umwanya mwiza wo kubatura Nyagasani kugira ngo nabo bahindure bashya, bagarukire Imana. Noneho ahari urwango haze urukundo, bashobore gutanga ubuzima aho batanze urupfu. Birashoboka ku bwa Kristo umwami wacu wanasabye imbabazi, asabira abamwicaga ngo babarire ko batazi icyo bakora. Natwe dushobora gusaba ingabire yo kubabarira, tukabohoka, kugira ngo n'abo bantu ntibatubere umutwaro, ahubwo nabo batubere ituro. Kuko hari igihe tubaheka bakatuvuna, kandi Imana ishaka ko tubohoka. We wavuze ati, abarushye n'abaremerewe muze musage maze baruhure. Maze rero twemere uyu munsi duture bose, duture byose, ntihagire umuntu utubera umutwaro, ahubwo twese dufatane urunana, dushyigikirane, kandi tujye dukomezanya mu kwemera no kwizera, ko mbona ari nabwo bukungu dufite. Iyo tutagira ukwemera no kwizera tuba twarasaze. Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye kuyimenya no kumenya aho tugana, no kumenya abacu aho bagiye, nubwo baciye mu bihe bikomeye, baciye mu nzira ikomeye, ariko nyine na Kristo niko byagenze. Rero yarazutse, kandi azutse azatanga amahoro. Azutse azavuga ati, mujye kubwira abavandimwe banjye ko tuzahurira muri Galileya. Tekereza aho abandi bari bamugiriye nabi, bari baramutereranye, Petero wari waramwihakanye n'ibindi, ati ni abavandimwe banjye. Ntabwo rero Yezu yihakana abe. Natwe rero iki gihe kitubera igihe cyo kurema ubuvandimwe bushya u Rwanda rukeneye. U Rwanda rukeneye ko tuba abavandimwe twese, ariko nta wundi wabidushoboza uretse Yezu Kristo.
rero tumwiture twese uko tungana kugira ngo imitima yacu yaguke maze tube abavandimwe ba bose ndetse n'abatugiriye nabi. Reka rero tugiye hari isengesho rikubiyemo ibyifuzo byacu byose Yezu yatwigishije, nta rindi tugiye kuvuga uretse iryo, turangamiye ijuru tubwira Data wa twese ibyifuzo biri muri iryo sengesho, koko tubigira ibyacu, ntitwumve ko hari kimwe dushobora gushyira iruhande. Dufatane urunana aho bishoboka, dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntidutererane mu bitwoshya ahubwo tugize icyago. Amen. Kuko ubwami ububasha n'ikuzo ari ibya Nyagasani iteka ryose. Amen. Bikira Mariya yaherekeje Yezu mu nzira y'umusaraba, ahagarara ku musaraba we, ageza ku ndunduro, abona umwana we amuraga Yohani yari aduhagarariye, maze Yohani kuvuga ngo amutwari we, natwe tuhamagarirwa kumutwara iwacu kugira ngo adufashe kutibagirwa ibyo Yezu Kristu yatubwiye, ahubwo nkawe tubibike ku mutima, tubizirikane, maze dukomere, ijambo ry'Imana ridukomeze kandi ritume Yezu aba muzima muri twebwe. Nawe rero tumwakire nk'umubyeyi, dukomezanye nawe urugendo rugana mu ijuru. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Kandi dusabe yuko ari ibitekerezo byacu, ari amagambo yacu, ari ibikorwa byacu, byose biba bigamije guhesha ikuzo Imana no kugira uruhare ku gakiza k'abantu. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Byagaragaza kugira ngo isengesho byagusabe Kwiru egereze Meme na Cliff urabo twateganyije, babanze bashireho, nyuma twese turakurikira dushyire indabo ku Mamagara nanjye tujye turya iyashira ibyiza bigororera bakadusanga n'ibonye umunyamasabo ureda urugurwa
muhumure ntaratsinze n'imikuru murakomeze mukunde ntabwo nzaba nzahorana namwe simbura ibibarwanya wamazi w'ibyansi yakuramuza yamukubitisha ndamwikurekure wowe baratsinze n'imikurukundo Murakoze cyane kugira ngo mubone akanya gato kafunanyure kuko iyo ndirimbo baririmbye ngo y'urukundo icyo gihe twari ntabwo twari dufitiwe baratwanze niyo mpamvu baje hano ikindi kubona aha twashyize indabo uriya masanduka yabo niba bigishoboka ari hariya hagati hariya mu kaziga hariya mpagaze hano kugira ngo mbashimire niba wumva ibintu byiza bityo ariko ndabashimira cyane kuko mutugaragarije urukundo rukomeye twabuze cyagiye kuri iyi tariki muri aya masaha wariyo kugira ngo uhozwe baradukobaga baradukubitaga baradutukaga twari biciwe ariko imana tujye tuyikunda kuko imana irahoza yerekana kandi ko ari imana yerekana ko ari imana kuko byaturokoye kugira ngo natwe tujye tubibuka bo kubaho batagira umuntu ubibuka yaba duhaye kugira ngo mujye mudufata mu mugongo ni ikije gushima hari abantu baba ngo kugiye guhara mu kiliziya bana bacu bavandimwe inshuti n'iki cyatuma ntabwo mu kiliziya n'iki cyatuma ntajya mu kiliziya kuri furiya yari umwana mutoya twari twicaye tuzi ko kuri uwo munsi kuri iyo tariki bavuze ngo ntagire ukora abakobwa n'abahungu rero nkabona ko ari ukugira ngo baze kutwicira icubi hanyuma ngiye kubona igihe cyo dusenga twari tubonye aho babajyanye ko bagiye kubica ngo na kirifu aragarutse icyo gihe umuntu yumvaga nta buzima nta buzima umuntu yumvaga afite kandi nta nubwo wumvaga urambuye kwa mwuga ubuzima bubi yongera ngo uraje kutubwira ngo nituze natwe bajye kutwica ura ntacyo avuze yamubaza ngo se ko ntacyo tubwiye ngo barambwira ngo nisubireyo usange nawe gusa ni ibintu byo gushima cyane
ni gushima Imana cyane kuko urumva sinzi ukuntu namwita, sinzi ukuntu nabyita. Ni Imana, ni Imana nicyo gituma nkunda Imana. Ninayizera ntacyo uzabibona. Ndabashimira ukuntu mudushyigikiye icyo gihe ntabwo twari tuzi ko bizaba. Mwakoze cyane kandi nk'uko uyu munsi twajaga tuwuhimbaza biturutse kuri papa Clife, uyu munsi yakundaga cyane akawuhimbaza abaturanyi turakaza abikora ari hano barabizi, papa Shema arabizi, tukaba ikigage turasangira ibyo dufite. Muze dukomeze tujye mu rugo, nta kibazo gihari ariko cyane cyane merci kuko Inyange irahari ariko ndabashimiye cyane dukwiye ku mutima. Byambujije no kugira agahinda kenshi cyane, wumva ukomeye mu buryo sinzi ukuntu bisobanura, simbizi. Mwakoze cyane, Imana yonyine ijya ibahembera kandi urukundo turukomeze. Nshimishwa n'umuntu untelefona ngo gahunda imeze iti, uwo anyereka uwo ari we kuri gihe. Muri ubwo buremere kuvuga abantu bawe icyarimwe, niyo yaba indi ivuyemo azize akarengane, azize kudakundwa, ntabwo biba byoroshye. Uba uvuga uti ntiyagomba gupfa, kandi rero icyo gihe ni kwemera dusiga igihe cy'umuntu kigeze arapfa. Ariko bariya bantu nta na rimwe twemera twumva yuko bagomba gupfa. Ikindi basaba, mujya musabira abantu babishe, ni ukuri mukomeje, kuko twe turishimiye ko mudushyigikiye, turishimiye ko tubabona, ariko bafite ipfunwe yuko bakoze nabi, bahemukiye igihugu, bahemukiye ababo, bahemukiye inshuti, bahemukiye abaturanyi, bahemukiye ababagiriye neza. mujye mwasabira rero, ntabwo ari umusazi, ntabwo ari umupfayongo, mujye mwasabira pe, bizabaha ntabwo bari inzu, bizabaha amahoro. Ndabashimira none cyane, reka no kurondogora mwakoze. Murakoze, ubwo nk'uko bivuze ababishoboye guhurira mu rugo mu kiruhuko.
him? Yeah. What is he doing now? Let's do something else. He's stealing some water tops. Oh my god. Ça va? He's stealing. You caught him stealing? Yeah. Really? Got it. What is those? The points. The points. You have 4 points? Yeah. Nice. I have it. Look for the 5th one. Wait here. I want to know what is your name. He's my cousin. Isheja. And I'm your uncle. Ask Cousin me. of my dad. Tell him my name. Tell him. Do you remember? What's your name? But I told you. An hour ago I told you my name. You forgot. An hour ago. And children dreams. I am hurt. I told you my name. Okay. My name is Ishima. Gassana. Okay, Gasana. Gassana Marcela. Gasana Marcela, he once stole a dog, but it was not really stealing because he had fish. Yeah, you're right. And your name? The other name? Yes, Benny Ishisha. Nice. Your mom is my cousin. Did you know that? Now you know.